Mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bamaze imyaka myinshi cyane babwirwa ko umunsi umwe bazambuka umupaka bakinjira mu Rwanda maze bagafata ubutegetsi. Icyo cyizere gishingiye ku buhanuzi ndetse n'ibihuha n'inyigisho zimaze imyaka myinshi zikwirakwizwa muri aba barwanyi. Cyabaye kimwe rero mu byatumye bamwe muri bo bakomeza kwizirika ku buzima bwo mu mashyamba aho gutaha ngo batangire ubuzima bushya maze biyubakira igihugu cyabo. Babwirwa ko igihe cyo gufata u Rwanda kiri hafi, ko ibimenyetso by'ubuhanuzi bihari, ariko ko imyaka igenda ihita indi igataha ayo masezerano ntago yigeze asohoka, maze ngasohore maze batahe mu Rwanda nk'uko babihanuriwe. Kugira ngo rero badacika intege bahabwa ibindi bisobanuro byitwa ubuhanuzi. Pasiteri Niyonzima Jean Damascene wabaye umuyobozi mu bashinzwe ubutasi muri FDLR ndetse akaba n'umuhanuzi, yasobanuye ko ubuhanuzi muri uyu mutwe bwatangiye nk'uburyo bwo gutera intege abarwanyi babo kugira ngo birengagize intege nke bari bafite. Yagize ati, abari basigaye mu burasirazuba barisuganyije kugira ngo baze maze dutere u Rwanda, ariko kubera ko nta bikoresho, noneho kubabwira ngo tugiye gutera u Rwanda ugasanga nta ngufu bifite. Uyu mugabo yakomeje asobanura ko ingabo zatsinzwe abo bita ex-FAL ndetse n'interahamwe byari bisigaye mu burasirazuba bwa RDC byafashe ibyemezo byo gukoresha ubuhanuzi. Bakoresha umuhanuzi ukomeye witwa, uyu muhanuzi rero akaba ari wo yakomotse muri teritwari ya Masisi witwaga rero Nyiramavugo Tasiana, kugira ngo ahe morale abarwanyi babo bakiri bato. Yagize ati, kugira ngo rero imbaraga ziboneke, hari umuhanuzikazi witwaga Nyiraruvugo Tasiana, akaba yarakomokaga hano muri Masisi. Uwo nguwo twaramuhamagaye, yari umuntu w'ikirangirire azwi cyane, umuntu wemerwa n'abaturage, abantu bose bemera ko ahanura kandi ngo akorana n'Imana. Pasiteri Niyonzima yasobanuye ko bahamagaye Nyiraruvugo kugira ngo nabahanurira abarwanyi babo bumve koko yuko ari Imana iri kubaha ubutumwa, kuko n'ubundi abakongomani bavugaga ko ari Imana imuvugiramo byanze bikunze. Yakomeje agira ati, we yaje kuvuga ibyo twamubwiye, tumubwira ko agomba kubwira abasirikare ko Imana iduhaye igihugu kugira ngo dutere, kandi ko tugomba gutsinda byanze bikunze, kandi ko ibikoresho turi kubura nidutera u Rwanda tuzahita tubibona, ari nabyo kandi bizadufasha kugira ngo dufate igihugu. Nyuma y'ubuhanuzi bwa Nyiraruvugo, abarwanyi ba FDLR bateye u Rwanda baratsindwa. Pasiteri Niyonzima yasobanuye ko bitari byoroshye gusobanurira abo barwanyi b'uyu mutwe uburyo batsinzwe kandi bari barijejwe ko bagiye gufata igihugu. Yagize ati, twaratsinzwe dusubira muri Kongo, dutegura abandi bahanuzi bacu kuko hari amatsinda twashyizeho y'abanyamasengesho. Noneho abo bahanuzi tubabwira ko bagomba guhanurira aba bantu ko gutsindwa atari uko Imana yabeshye, ahubwo kari inshingano twahawe tutubahirije. Abandi baragiye barasinda, abandi barasambana, bariba, bica abantu b'inzirakarengane, ariyo mpamvu dutsinzwe. Pasiteri Niyonzima yakomeje agira ati, icyo gihe abarwanyi rero ba FDLR babwiwe ko Imana itivuguruje, bityo ko bagomba kwihana ibyaha byose bakoze, hanyuma bagasubukura ibitero u Rwanda kugira ngo barufate. Noneho Major General Retired Makuza Anastase wakoreraga hafi ya perezida wa FDLR, ari we Lieutenant General Victor Byiringiro, imyaka 19 akora ibijyanye n'itumanaho mbere yuko ataha muri 2020, yasobanuye ko ubuhanuzi byari icyemezo kidafite aho gihuriye n'Imana. Yagize ati, twabwitiriraga rero ubw'Imana, ariko mu by'ukuri n'imyanzuro yaturukaga mu nama z'abayobozi. Niba rero harimo gutegurwa igitero ku Rwanda kugira ngo byumvikane neza mu basirikare cyangwa se mu baturage b'impunzi,
nuko hagombaga kugira abantu bategurwa bagahabwa ayo magambo uko imyanzuro y'inama yavuze. Ibyo rero bikanyura mu biterane byo gusenga, turi gusenga tugasengera operasiyo igiye gukorwa ku Rwanda. Ba bantu bagahanura bati njye nabonye dufata u Rwanda, nabonye abayobozi badutegurira rero igitero dutera u Rwanda maze turarufata. Ibi rero ngo byari ibintu by'ibihimbano twacuriraga abantu kugira ngo bagire morale. Major General ni ukuvuga Retired Makuza yavuze ko abahanuzi ba FDLR bitabwaho cyane bakagirwa abatoni kugira ngo batazava kuri uyu mutwe w'iterabwoba, bagahishurira abantu ibyo bakoraga kandi ari ibihimbano mu by'ukuri. Yavuze ko amahirwe ya FDLR yagiraga ari ukubona umuntu ukurikiranyweho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ahungira muri RDC, maze ako kanya agahita yiyungaho. Yabaga ari amahirwe akomeye cyane ngo kuko ako kanya yahitaga imwifashisha nk'umuhanuzi, agatangirizwa abarwanyi, agatangarizwa rero abarwanyi ko ari Imana yamutumye. Ati reka mbyite ko twabaga tugize rero Imana, hakagira nk'umuntu wakoze icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi hano agahunga ubutabera, icyo gihe twabaga twungutse. Ntago twamwitaga impunzi, twamwitaga umuhanuzi, tukamutangariza abasirikare ndetse n'abaturage tuti hari umuhanuzi waje. Major General Retired Makuza yakomeje avuga ko uwabaga ahunze yabuzwaga kubwira rero abarwanyi ko atorotse ubutabera, ahubwo ko yakombaga kuvuga ko yemeye kuba yava mu Rwanda, asiga byose yari afite arabasanga kugira ngo bifatanye maze bafate igihugu kugira ngo wenda bafatanye. Yakomeje agira ati yewe kwari ukumukoresha ingendo dusura abasirikare aho bari mu birindiro byabo n'abaturage, atanga ubuhamya bw'ukuntu yari afite ibintu byose nta kintu abuze, maze akaba yemeye kubita kubera yuko Imana yamutumye akaza kutwiyungaho. Akavuga ati Imana yarantumye ngo mwitegure. Maze rero icyo gihe yabaga ahunze ubutabera, ntabwo dushaka ko abimpunzi. Noneho muri 2001 abarwanyi ba FDLR bagabye igitero gikomeye ku Rwanda, bahaye izina ngo ryitwa Oracle du Seigneur. Ni kimwe mu byari bishingiye ku buhanuzi, aho abarwanyi b'uyu mutwe bari babetswe ko bagiye gufata iki gihugu. Muri iki kiganiro Major General Makuza yagize ati icyo gitero twakize Oracle du Seigneur, ngenekereje cyari igitangaza cy'Imana. Twari kwiteguye abahanura ko bagomba guhanura ko igihe kigeze ngo dutere u Rwanda maze turufate. Kwe ibyo twapanze twabaga tubizi ko tugomba kurwana, ariko abo twayoburaga bo bakaza bazi ko ngo baje mu mugambi w'Imana. Yasobanuye ko iki gitero cyafatiwemo abarwanyi benshi ba FDLR bake bari basigaye basubira muri RDC, bahurizwa mu biganiro byo kubatera rero morale, byari biherekejwe n'amasengesho. Abahanuzi babwira ko igitero kitagenze neza kubera ko bishoye mu byaha birimo ubusambanyi. Pastor Niyonzima yavuze ko hari ubwo we na bagenzi be bagiye kugaba igitero gikomeye ku Rwanda, maze bageze mu birunga bajya gusenga. Abahanuzi bababwira ko babonye umuhanda wa Gisenyi Ruhengeri ufashwe. Ati hari naho twageze mu birunga tujya gusenga, maze abahanuzi baragira bati tubonye umuhanda wa Gisenyi Ruhengeri ufashwe. Gubonye ingabo zirimo kugenda zigiye i Kigali, njyewe nasigaye mu birunga, ariko abasirikare twari twajyanye njyewe nari nurutse Rucuru, bari bajyanye wenda nk'abasirikare 2,000, ariko twagarutse tutarenze abasirikare 50. Abandi bose barafashwe maze barapfa. Major General Retired Makuza ndetse na Pastor Niyonzima bashimangiye ko ubuhanuzi muri FDLR ari ikinyoma. Basaba abarwanyi bakiri muri uyu mutwe cyane cyane urubyiruko kureka kubwishingikirizaho ndetse